baje gusuza mwe mwese muneza amatwi umunsi ngiye kuvuga ku kagabo kakoze ku mitima y'abashesha kangukiye bagaseka nk'aho buri buke bategeye ijuru akakiyemeje kudusetsa nk'aho kari kudukirigita kubera kudushimisha kakuzwe nka Kristo kuko nawe akonje aka ni shariro muze tujyane iwabo tumenye amateka ye yose murakaza neza mw'isi y'ibitwenge iki kiganiro cyitwa isi y'ubumenyi aho umenye ibyahishwe byose bigayishurirwa imbere yanyu murakaza neza mu muryango mugari w'ubumenyi n'ubushakashatsi ni kuri YouTube channel Impeshyi videos mwande subscribe ngendi sano chira ikaze ubaye warebye video comedy za Sharo zirenga 3 udaseka ubwo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu gice cyo mu mutwe kuko niwe wasohoka umusemburo w'ibyishimo ubwo waba warawubuze kuko uyu numwe mu bagabo basekeje isi birenga no kubasetsa bigeza ku rwego rukuri babyita kwicwa n'ibyishimo turi mu 1889 aho televiziyo z'ibiromba arizo bareberagaho ibijyanye n'amashusho meza tubyibagirwa aho bafure yaba ari za radio za Soniteke mbese wibagora babaza bafure cyari cyo kuko bakubwira ko bayumva mu gitekerezo nk'icyase muhanuka yego wabyumvise neza Sharo yasesekaye ku isi mu 1889 tariki 16 muri Mata avukiye London mu Bwongereza bamwita Charles Spencer Chaplin avuga ko ababyeyi be bombi ari bo Sir Chaplin Charles na nyina Hannah Chaplin ababyeyi be bari abanyenganzo mbese bari abaririmbyi beza aho nyina yamenyekanye ku kazina k'akabyiniro kazwi nka Rihari gusa se yari umusazi nyina akagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nubwo ababyeyi be batigeze batandukana mu buryo bwemewe n'amategeko divorce nibyabujije Sharo kubaho ubuzima bushaririye nk'uko ry'umubirizi aho bashwanye afite imyaka 3 mu 1891 abaho atabana nabo nyuma yo gushwana byaje gutuma babaho imara kubiri bitewe nuko yagiraga agahinda akigamo ibyishimo yaje kwinjira mu mwuga wo gukora video zisekeje zizwi nka comedy ariko iki gihe hari kera ubwo sinema itari yagatera imbere ngo ikoranabuhanga ry'amajwi ribeho filime ze zari mu mashusho y'umweru n'umukara ureba gusa nta majwi avuga kuko ubwo buhanga bwari butaratera imbere gusa mu nyuma hari izo yakoze amajwi yumvikana kimwe mu bihangano bye bya mbere yakoze ni icyitwa The Great Dictator cyo mu 1940 aho yakiniyemo ari Hitler asesengura ibibazo by'intambara n'ubutegetsi bw'igitugu ameze nk'ubirwanya ibyo ko arabavuga ko Sharo yasekeje Hitler mbese wabivuze yaraye birota bucye kibirota na birotorera abandi nabo barabirota bigira ku bandi bihinduka ikinyoma cyikwije nk'icupa rya mitsingi abagabo nabo bahuriye amaso ku maso cyakora Hitler yarebye filime ya Sharo The Great Dictator ese waba uzi ko kubona Hitler yasetse byafatwaga nko kubona umwana w'amezi 9 yicaye ku gasonga bugari arimo abusonga mbese byafatwaga nk'ibitabaho igituma bavugaho cyane nuko bose bavutse mu mwaka umwe bavukira mu bibi ari abakene nyuma baza kwamamara no kuba bari bafite utwanwa tubiri Sharo muri video abagaragaramo nk'akagabo kiruka cyane nk'inka y'umutavu iciye ikiziriko mu ngofero y'umukara y'ikizeru costume na conga ibonwa n'abatari bake bagatangazwa nayo wagira ngo uruganda rwayikoze rwahise ruhomba ruhita ruyihagarika kuko nta wundi muntu ndayibonana afite n'utwanwa tubiri twa Hitler tuzwi nka parishoke Mr. Chi Sharo yasekeje abantu ku rwego rufatwa ko n'iyimbwa ibasha kureba video ye nta kabuza ko ari kumva igitwenge cyayo video ze zirangwa n'amashusho yishimye ariko yajimije agahinda mu mitima y'atari bake hano ku isi Sharo yashimangiye anasandaza ibyishimo ku bashenguye bagasesemwa n'iseseme y'insinda zafatwaga nk'amasasu baraswaga na Hitler muri iyo myaka iyo tumuvuze mu maso y'abatari bake bahita babonamo umugabo w'utwanwa tubiri tuzwi nka parishoke Mr. Chi mu ngendo itungura benshi aho agenda atambika ibirenge mu bukubaganyi nk'ubw'ihene icitse abagiye kuyibaga nawe ntinagondwa yashakanye n'abagore 3 aribo Mildred Harris aho bashakanye mu 1918 batandukana mu 1920 babyana umwana umwe undi ni Rita Gray bashakanye mu 1924 batandukana mu 1927 babyana abana babiri ashaka n'undi unabahiga bose ari we Ona O'Neil cyangwa Ona Chaurin bashakanye mu 1943 babyana abana 4 kwa 25 kuboza mu 1977 ku myaka 88 ye igihe akana Yesu kavuka we yahise akora ikinyuranyo cyo kuvuka mbese Charles Chaplin wabazima usigiye abazima mu 1977 ari kuri Noheli ku myaka 88 azize indwara ya stroke indwara ya stroke ni ugucikagurika kw'imitsi barizwa mu bwonko
yapfuye asize ibihembo bingana nk'umugezi wa Nili aribyo iconic silent film actor and filmmaker, honorary academy award, BAFTA fellowship n'ibindi byinshi. Yubakiwe amasitati atabarika, izwi cyane ni yubatswe ku ivuko muri Ireland mu 2010 yitwa bronze statue. Ibaze kubona abagabo nka Albert Einstein, Trump, Barack Obama, Putin bariho bakokwenuka nk'umwana w'imyaka 4 bari gukirigita, ariko n'abatagira ubukirigitwa yatumye tubona mu kanwa kabo. Obiyomba ndi gukora iki kigano muri parike bihe hariyo mpyisi nayo yari kuba Menya yayagaragaje hanze muri kumva gatwenge kayo. Ikibazo cyayo nuko birangirira mu kukumira. Nanjye ndangiranye mu kugusiga mu gihirahiro cy'ibyo nzakugezaho ubutaha. Ngaho nkanda subscribe aha kuri channel Imeki videos ntugatangwe kugezwaho ibyiza. Ndangiranye nk'indirimbo ya G-Taff ikomeza gutuma ababyeyi bikora ku myanya ndangakumiro. Nzagaruka nk'indirimbo za Israel Mbonyi. Uri number one, uri uwa mbere Yesu. Ngendi Sano Chire.